ndabasuje mumeze gute nizere ko mumeze neza nihanganisha abatameze neza mbabwira ati nimuhumure mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana iruhura abarushye mwijuru hari Imana yiteguye kukurengera narinje ahangaha kugira ngo mbere ku kuntu mwasokoza hariho abanyandikiye muri comment bambaza ngo ni gute wasokoza umusatsi uwuzana imbere narinjeje kukwereka we wabinsabye nawe ushobora kubireberaho ukareba ukuntu wasokoza umusatsi uwuzana imbere hariho abantu bitashoboka izi nsokozo mbakiraho hari igihe uba ufite umusatsi mwinshi utashobora gusokoza nk'uko bitashoboka ariko waba ufite umusatsi uringaniye nk'uyu wanjye mukeya wabishobora kubisokoza nzabereka n'abafite umusatsi mwinshi insokozo mwajya musokoza kandi mukaba muberewe tugiye kwifashisha igisokozo cyacu mbasaba abantu rwose munkurikirana mujye mushyiraho na comment mba mbibona ko mwankurikiranye abatarakora subscribe mujye mukora subscribe nshuti zanjye ndabakunda ni ukuri kuzana imbere ntibivuze gukomeza uzana imbere gusa unagira gutya ku ruhande kuko uw'inyuma uba wamaze kuwuzana hehe imbere ambwira abantu mwanyandikiye muvuga ngo mushaka amavuta akura imvuvu mu mutwe ngiye kuyabategurira namwe nzayabahereza muzakomeze ni ukuri mujye mudusaba ibyo mushaka ibyo dufitiye ubushobozi tuzajya tubibaha ni ukuri kandi namwe ibyo tudafitiye ubushobozi nyine muba mubireba ko nta bushobozi tubifitiye tuzajya tubabwira ati wenda ikindi cyakunda sorry kubera gisaba ubushobozi bwinshi ariko inshuti yanjye ntacyo dufite tuzabimpa tuzabaha byose dufite bishoboka we wambashije gusokoza uzana imbere ndizera ko uri kubireba iyo umaze gusokoza uyu musatsi ubona ko unoze uje imbere aha ku ruhande ugerageza kugira gutya naho kubyutsa ariko utazanye imbere cyane sibyo nshuti yanjye noneho ikintu gito ukora ufata intoki zawe ukagenda utsindagira ukagenda utsindagira noneho n'aha ku ruhande ukagenda utsindagira ubushize naberetse uko wasokoza iriya nsokozo ya furadi ubwo ngubwo iyo ijya kumera kimwe ariko biratandukanye kuko uri kubona umusatsi wose uba wawuzanye imbere warangiza ukabyutsa sheri wanjye hari abantu babisabye utumva ndi kubisokoza nagiye mbona amakomantere yanyu pe narayasomye abage bandika izitari nziza nazo narazisomye ariko nta kibazo muri runo rugendo nta kintu umuntu yakora ngashimisha abantu bose ariko icyo uzajya ubona nkoze kikakugwa ku mutima ujye ukora like icyo nzajya nkora kikagwa ku mutima ujye upositinga ushire kuri stati yawe hari igihe na mugenzi wawe yakibona kikamugirira umumaro n'icyo ubona kitakugiriye umumaro wowe hari ushobora kukibona akaba yaragikeneye kuko ibyo dushyira hano tuba turi kubigisha yego uri kubona ko nawuzanye imbere wose ariko bisaba kugenda utsindagira gake gake bikaba byiza wifashishije n'agatambaro nifashishe kano gatambaro urebe ukagenda ukoraho no mu mpande ugakoraho nyine no hejuru kugira ngo ugire gute ufate umurongo mwiza cyane ntabwo biba byoroshye gusokoza nubona umuntu asokoje akaberwa sheri ntabwo biba byoroshye
gusokoza. Nzi akantu kagiyemo ariko nuko noneho nubwo uba utsindagirishije igitambaro uragenda ukaza ukareba ugatunganya aho ubona bidatunganye neza ukabitunganya. Igitambaro ikintu kidufasha ni ukugira ngo bibe nyine nk'ibiconze neza, sibyo? Nkaho iyo ushyizeho igitambaro uba wagira ngo wiyogoshesheje neza. Nta tuntu tuba dusumbana turiho. Ndizera ko ubibonye nawe, we wabisabye ati ni gute nasokoza nzana imbere. Sheri, ubibonye uko niko wasokoza ugira gute uzana imbere, ariko nanone ukagenda ukoraho utunganya neza, kuko ntabwo wahita ugira gute, ntabwo wahita uzana gutya imbere, uzana gutya umusatsi imbere ngo ugende utawutunganyije. Weretse ukuntu wakifashisha agatambaro ukawutunganya, urabona ko ubaye neza. Reba n'inyuma ukuntu umeze, uri kubona ko utunganyije, uri ku murongo neza. Ndizera ko ubibonye ukuntu umusatsi umeze. Ndizera ko uramutse usokoje gutya ukagenda mu nzira waba usa neza pe, waba usa neza ahantu hose wajyayo. Ndabashimiye abakomeje kunkurikirana, mukomeze mudukurikirane. Tubashimiye ubufatanye bwanyu natwe, basaba umugisha ku Mana. Abashaka ko mbereka hari umuti uvura amasununu, nkabereka ukuntu mwayakora, usigaho isununu rikagenda pe, rikavaho. Munyandikire muri komenti nabyo mbibereke ukuntu wakira amasununu. Hari igihe umuntu asununa ku mubiri, umubiri ukazaho utuntu. Nyandikira muri komenti kugira ngo mbereke ukuntu wabigenza ukaba usa neza. Bigire umunsi mwiza, Imana yo mu ijuru ibarinde.